shimwa mwami uradutabaye, shimwa mwami kubw'ibitangaza ukora, wabayeho kandi uzanahoraho. Ingoma yawe ntigihanguka, ingoma yawe ntigihinduka, izahoraho, izahoraho, izahoraho ntigihinduka yera. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2015 napfushije umwana, bukeye bwaho nisanga muri gereza, mbona ko satani yamagurukiye, nicara muri gereza ubwo nangira gusenga, uzankure muri iyi si yuzuye umwanda, uzankure muri iyi si yuzuye agahinda, ifasha mwami Imana nanjye nzabe ndiyo. Gushima Imana, gushima Imana, gushima Imana Nyagasani, shimwa mwami kubw'ibitangaza ukora, wabayeho kandi uzanahoraho. Ingoma yawe ntigihanguka, ingoma yawe ntigihinduka, izahoraho, izahoraho, izahoraho ntigihinduka yera. Duha imbaraga n'umugisha mu byo dukora nk'abanyarwanda, duha amahoro n'umutekano, dusagurire n'abanyamahanga. Yobu yarageragejwe akomeza kwihangana, dushoboze muri uru rugendo mwami Imana Yesu Kristo. Shimwa mwami kubw'ibitangaza ukora, wabayeho kandi uzanahoraho. Ingoma yawe ntigihanguka, ingoma yawe ntigihinduka, izahoraho, izahoraho, izahoraho ntigihinduka yera. Shimwa mwami kubw'ibitangaza ukora, wabayeho kandi uzanahoraho. Ingoma yawe ntigihanguka, ingoma yawe ntigihinduka, izahoraho, izahoraho, izahoraho